ndagusuje cyane wowe uduteze yombi. Ntabwo ari kenshi tugaruka ku nkuru zirebana n'urukundo, ariko kandi urukundo ni ngombwa mu buzima bwa muntu buri munsi. Nicyo kintu cy'agaciro abantu benshi bahuriraho, nicyo kintu cy'agaciro abantu batajya bakunda kurwaniramo. Uzumva benshi barwanira mu kabari, uzumva benshi bapfa icupa, uzumva benshi bapfa abagore, ariko nta uzumva niri na rimwe yapfuye na mugenzi wiwe urukundo amukunda, ahubwo uzumva bapfa ko amwanga mu gihe yakabaye amukunda. Natwe tukuzaniye umuti ukwiriye kuvugutira umukobwa akagukunda ubuziraherezo. Urukundo ni ikintu gikomeye kandi icyoroshye. Bamwe bavuga ko urukundo ari impano y'Imana, bakavuga ko nta mafaranga abaho yarugura, ko yewe nta n'umubyeyi waruraga umwana we, ari nayo mpamvu ugize amahirwe yo kubona iyi mpano yakabaye ayikoresha neza. Ku rundi ruhande ariko hari abavuga ko urukundo ari ubusazi, aho abantu babiri bahuza ibisazi byabo bagahuza umugambi wo kurindagirira hamwe mu gatebo kamwe k'urukundo. Abandi bakavuga ko nta rukundo nyakuri rukibaho, abandi bakavuga ko amafaranga agura urukundo. Mbese havugwa byinshi kuri uru rukundo, gusa reka turebere hamwe ubundi urukundo ni iki. Tugiye kurebera hamwe ibintu 5 byagufasha kwigarurira byimazeyo umukunzi wawe. Wowe muhungu ntucikwe kandi ntujye kure. Nitwa na Cretine Hirushwa, ngwaye ikaze ku Ijambo TV. Ubundi abahanga bavuga ko urukundo ari amarangamutima y'ibyiza umuntu agirira uwundi. Bishobora guturuka ku mirimo cyangwa ingeso nziza uwo muntu yakugaragarije. Bishobora no guturuka kandi ku bintu aguha. Bishobora guturuka no ku rwibutso rw'inzira mwanyuranyemo n'ibindi binyuranye. Hanyuma uwo mujyo umwe w'urugendo musangiye ukazakura kugeza uvuyemo urubuto rukomeye cyane rw'urukundo, nuko mugakundana ubuziraherezo. Nyuma yo kuvuga ku cyo urukundo ari cyo, reka noneho turebere hamwe ibintu 5 wowe muhungu ukwiriye gukora kugira ngo wigarurire byimazeyo umutima w'umukobwa mukundana. Ibi kandi ni nako nawe mugabo ukwiriye kubikora kugira ngo wigarurire burundu umutima w'umugore mubana, kuko ushobora kuba wibeshya ko nubwo mubana wamaze kumwigarurira burundu, ariko sibyo. Hari ibyo ukwiriye gukora kugira ngo buri munsi azajya ahora ari wowe abona mu maso ye no mu mutima we gusa. Ikintu cya mbere rero tudatinze, buriya ngo abakobwa benshi bakunda ukuri. Ntabwo bose bakunda kubwizwa ukuri, ariko uzasanga umukobwa iyo umubwije ukuri bimufasha kukwizera no kukwiyumvamo, ndetse akaba yanakubitsa amabanga ye kuko aba akubonamo nk'umuntu w'inkoramutima kuri we. Aha akenshi uzasanga abakobwa bameze gutya bakunze kuba ari abakobwa b'imfubyi, kuko baba barabayeho mu buzima bwo kwigunga. Bikaba ngombwa rero ko bakenera umuntu wo kwizera no kubitsa amabanga y'ubuzima bwabo. Numubwiza ukuri rero uzaba uri guhamya neza nta kabuza mu kirenge cy'inkweto yawe uzahora wambara ubuziraherezo. Ku mwanya wa kabiri haraza kumuha impano. Inshuro zose mu buzima nta muntu wanga guhabwa impano. Iyo bibaye ku mukobwa rero biba ari akarusho. Ni ngombwa ko wazajya unyuzamo ugatungura umukunzi wawe w'umukobwa ukamuha impano. Bimwubakamo igikundiro n'icyizere cy'uko umuzirikana, nuko nawe akakuzirikana ubuziraherezo gutyo. Ku mwanya wa 3 haraza ingingo ivuga ko ukwiriye kujya umubitsa amabanga yawe. Kimwe mu bintu abagabo n'abasore batajya bamenya nuko ntibagihe n'agaciro ngo buriya nuko umugore cyangwa umukobwa akunda umuntu umuha agaciro. Mu kumuha agaciro rero harimo no kumugira inshuti yawe ya hafi, maze ukamubitsa amabanga yawe.
Ibi ngo bituma yumva ko ntaho umukinga, gusa abahanga bakavuga ko ugomba kwitonda kuko ngo hari abagore cyangwa abakobwa bameze nk'akaradiyo, aho ushobora kumubwira ikintu ubugacya cyakwiriye hose. Niyo mpamvu bakugira inama yo kujya ubanza kwitonda no kureba amabanga nyayo ukwiriye kubitsa umukobwa cyangwa umugore wawe. Bene aba babwirwa ikintu bugacya cyakwiriye ahantu hose ngo baba bagira amagambo, aho usabwa kujya witonda niba ubana n'umukobwa cyangwa umugore uteye gutya, ukabanza kumumenya ndetse ukavangura amabanga ukwiriye kumubwira n'ayo ukwiriye kutamubwira. Ku mwanya wa 4 ngo haraza gusengana nawe no kumusengera. Buri wese nimuganira azakubwira ko akunda umuntu usenga. Ni ikimenyetso cy'uko mu gihe ubikora, ndavuga gusenga, kandi ukajya unyuzamo mu gihe uri kumwe n'umukunzi wawe ukamusengera, ngo bizamugaragariza ko umukunda bikomeye, ko utifuza ikibi cyamubaho, ko wifuza ko Imana imugirira neza. Nubikora gutya ngo uzaba watsinze igitego, kuko abakobwa benshi bakunda umuhungu usenga, nubwo bitaba cyane ariko nibura ukaba ugerageza. Ku mwanya wa 5 ari nawo wa nyuma w'uru rutonde rw'ibintu 5 umuhungu akwiriye kuvugutira umukobwa, maze akamubikamo icyizere cy'urukundo mu buzima bwose, ngo ni ukumuririmbira no kumutekera. Abakobwa benshi bakunda umuhungu baririmbira, nubwo yaba atabizi cyane ariko akabigerageza. Ngo ni nako ku rundi ruhande abakobwa bakunda abahungu babatekera, nubwo ngo byaba bitaryoshye cyane, ariko buriya ngo umukobwa we aha agaciro uwo mutima wagizeho kubitekereza no kubikora bikarangira akwiyeguriye wese. Nubigenza gutya, nta kabuza ko uyu mukobwa azakwibuka ibihe bye byose, kabone nubwo mwaba mwaratandukanye, ariko ngo uzahora ugaruka mu mutima no mu nzozi ze za buri munsi. Ni ibintu 5 twagarukagaho nk'intwaro yo kwiyegurira umukobwa burundu, akazapfa atarakwibagirwa na rimwe. Nge nitwa na Ntirushwa. Ndabashimiye cyane, kandi nongera kubibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu Ijambo TV. Mugira amahoro y'Imana.